none se bibaye ngombwa ko ubona akazi ka miliyoni bakagutegeka kureka inzoga? Akazi ka miliyoni bakantegeka kureka inzoga nakavaho. Nako mchezo wa chakula. Narakubwiye mushi uyu mukino ni wa gasuku. Ndakubwiye mushi gabanya umuvuduko kuko nutagenda gacu uzagonga. Mubwire uzagonga umukindo nka misi. Mina kwambia verita pana gucheza na mukino wa chakula. Pana gucheza na mchezo wa chakula hacha Mungu. Keba nayo peti nangaye. Arya dusanze amata yitwa gute mu Gifaransa? Milk. Mu Cyongereza? Inshyushyu. Gaz iri mu kibuniye. Hey, come look at this. Ikivu cyacu cy'u Rwanda se harimo gaze carbonique. Ni gaze ni nayo bavanamo ibi bya biteka. Gaze atomique. Nge sinzi gutereta Imana izamanura. Ntabwo nzi gutereta mu ijuru kubwo ntabwo uzamwisha. Bindi ngo wambabarira ngo sheri ngo ya ayo magambo sinayabona. Yenu nzamubwira amagambo make ngwino tubane niba udashaka igende. Aguhenda yindi. Noreze wari wagerageza aho nari we bazi. Ubundi bakunze kuvuga ko abastari banakundwa n'abakobwa. Ari nawe nyambwira nkabona bari kunyidundaho n'akazi kabo nicyanza bibungenye. Aha. Impumyi n'ikiragi. Bibana murenze umuriro ukabura. Niki cyabwo iki ndi kumuriro wobuze. Hey, come look at this. Ikiragi cyabibwira impumyi ko muruzi. Cyabwira gutikana se kitavuga. Uretse ngo bakwiranga. Yana uskubika yakareko ni kumva ngo Masisi wayifashe. Masisi rwose twayikaciye ubutumeze neza abana b'Imasisi mukwiye turudi nyumbani tujye kunywa amata turye na foromage. Avoresta safi sana. Abatuririye inka babandi batuririye inka ubu twabirutseho bari zawari kare bari kurya imbebo. Ubyarana n'ingegeri gaguta ya mushiki wanjye yabyaranye n'ingegeri. Afite abana babiri badahuje basi nta mugabo n'umwe. Tata shawari huse yarapfuye. Bashiki banjye mwambabariye koko kuki mukunda kugera mukomwe izina rye ko nakibagiye bitwa Delphine cyangwa se mushyiremo twawuba. Niba kwihangana bikunaniye mushiki wanjye niba kwihangana wekanga mbaga nawe wana miliyoni sibyo bakaguhitishamo kuguha miliyoni no kugambanira yakangafungwe umwaka umwe wahitamo. Hey, come look at this. Afunga umwaka umwe no kuguha miliyoni. Reka nkubwire ya miliyoni ntayo nafata. nge naryo nzovu bakamufunga. Oya nge ndabizi ntunkunda nyine. Oya umwaka umwe y'amafaranga bayamaye miliyoni imwe nayagusurishamo ukaryamo neza umwaka ntabwo ari mwinshi. Umwaka ni igihe gito uri muri gereza. Umwaka ni ngusura buri kuwa gatanu. Uzi ko turimo gukora amafaranga menshi muri iyi minsi. Ukabukora umwaka ugizwe tugiye gukuba umwaka ugizwe n'iminsi 360. Akwamaga ni miliyoni imwe ni make. Kandi ku munsi cyakora ari nyeshanu. Ku munsi ari nyeshanu ugakubitamwe imyaka 2. Tata cyangwa akamubwira ikintu cyambanya na Nyarudindiri. Nuko nyine bidashoboka. Nk'Imana igize iryo. Ikambwira ati Riza nutemera kubana na Nyarudindiri ngakubera umugabo oya gupfa ntari binakemera. Umukobwa nk'uyu nguyu ni gutavuga ko wowe udashobora kumurongora. Kandi baba banshaka ari be
yakwaye urahirye yongera keretse niba hari abagushakamo umuti naho ubundi ugukeneyemo amavewiti amavuye abafite na yataje. Hey, y'all come look at this. Anita Pendo namubwiye ngo iki wo kuri televiziyo Rwanda sensabye ukunda nkamwangira none wasumye ne yakamwana oya wowe se wakwisabi utwo n'umwana wa cyangwa mutumaga icyakagenda boro kagenda yivugisha mu nzira ko yatabyibagirwa n'icyo bigeze kugutuma ukakibagirwa kotegisi ninde ubwo uzi ngo ni mu uyu mwaka fasha kera mama wawe cyangwa mushiki wawe niwo gutumye kotegisi nani ndangamirwa narindiho yampaye uramenye ako kantu ni kabi ndangamirwa yaragutumye ujye kuzana iki kotegisi tubirema ako kantu kotegisi none ugenda uvuga gute naragiye ngenda mbivuga ko mpageze ndabyibagirwa ndagenda mpita bavuga ngo ni mu mugati w'abakuru mbona barawumpaye uyu mwaka rero nkaba ngiye gutangira primaire ngiye gusubira mu wa gatandatu none wasubiye mu wa gatanu mu wa gatandatu ubujiji mu wa gatandatu n'ubundi natsinzwe icya leta ugiye kwiga njya mu kirashyi ugiye kwiga ngiye gutangira uwa gatandatu mwemerekaye njyewe Yesu ndi kugenda mubona mu byo ndi Yesu wamubonye yaka Yesu wamubonye haleluya Jesus je veux salir Marie yana akutangiye kwigira kamugi tugiye kugore do arure kibarebare kabisa barya boka ry'umuriro aba ni abantu bazabaho koko sinababwiye ngo nzovu rwaye sida narenze ibirayi bibiri sindi hano sinababwiye ngo nzovu rwaye sida ngibi birayi nurenze ibisate bibiri ndamenya ko uri muzima Mungu siezi ongea na wewe umwebwe muri abantu bo gushaka kugusha umuntu mu cyaha uri kunuka cyane ninjye uri kugira gutyo toka cyane wayurebe akangiye uri kunukira kabisa kunuka problème kunuka usharate uri kunuka ibintu by'ubusambanyi bindi comprendre uri kunuka nk'ibintu bimwe bivanze n'inzoga warahe ese usigaye unigana ku isengero nanjye nsigaye mfite isengero arega mutoni yarakudabagije ese mutoni yamuguriye na bogisi umushere we muri iyi minsi bari bafite benshi arega ejo twari turi wowe ejo afite undi yamuguriye hariya na mupaka ngaha ya bogisi ejo ndovu twarahuye tugikubitana mu muhanda ngo yakangureba sha ngo mutoni yanguriye bogisi sha akusuko kondo ubwo kubanya bagura bogisi nk'uruhinja koko erega buriya iyo ufite abagukunda by the way bagomba kukwambika ubu wowe ntabwo waduta iwawe ukagenda ukareba umupira ukareba amakuru ukareba DSTV cyangwa se kanali icara ku ntebe kandi nituza kwicara iwe tukayireba tugira iyihese asha umunyamakuru we nawe ubu yakamubaza kanali ya Ivan nzavu kanali ya Ivan ega bara abagore baradukosoma mbana n'ibiraya hano oya twe nta furate ahubwo twadushaka tukaryama cyangwa yakakazambwira tukirara mu masengesho mu byumba he na he ase mugundi nzovu wari uko musenga ryari vugisha ukuri kw'Imana ngewe Hey, y'all come look at this. neruka gusenga nkibana n'umugore tubirema ako kantu neruka gusenga nkibana n'umugore nanone meruka kujya gusenga umuntu yitabye Imana bazanye umurambo mu kiliziya bagiye kuwusengera turimo gusezera kuri uwo muntu ari inshuti yanjye ariko ninjiye mu kiliziya neze gitafu ubu ngubu koko
mbona sinzi uko byagenze. Zeru ukuyemo zeru ugakubona zeru ugateranya zeru ni kangahe? ubwo ufashe zeru ukuyemo zeru urongera urayiteranyije wahita ubonamo ubusa nacyo ndamubare wahita ujya mayinazi nta mubare wabona. Mayinazi ni iki? Mayinazi ni kwa kundi wafashe imibare ukayicurika ukayigurisha warangiza kuyigurisha wajya Nyabugogo bakakubwira ngo wahiye. Usko bikase bitewe n'ibyo yakoze impamvu nawe ugiye gukizwa ni uko uvuye hariya hantu. Wowe uri umwere. Utaza kujyayo Oya Nzovu. ntabwo uvuga ibyo gukizwa. Wowe uri umwere. Nuko ntarajyayo. Uri umwere nta cyafite. Nzajyayo gihe cyise ko ngewe nta bintu bya dosiye. Hey, y'all come look at this. Nta mbaraga ngira ndi mugufiya. subiremo ako kantu Ndi mugufiya. Sinakubita umuntu ibuye, sinajya ute ngewe intambara ndirukanka. Ariko kunda bya bindi kujipo Bya bindi bya ijipo nayo ntabwo nataka babana baribu bafite imyaka 10 n'ingahe baba cyacu kandi nabona bavuyemo narangizanyije nabo na 22 muri uyu mwaka ijipo narayiretse ahubwo nari nayirekeye yaka. Ubuzi ifemba vanye hariya hantu ahubwo sha ab'Inyanza bafite ibibazo.